Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ibibazo biragaruka. Nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa, ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kubera iki? Kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegekwa. Birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo harimo umunyamaguru aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe. Iyo harimo ikinyamitende aba ari inzira y'ibinyamitende itegetswe. Hano harimo ikinyamitende n'abanyamaguru, niyo mpamvu duhisemo se ivuga ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Murabizi ya mirongo irombereje hagati mu muhanda, hari igihe uba ucagaguye, hari n'igihe uba udacagaguye. None mu gihe ucagaguye ntugomba gukora iki? A, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C, agomba guhagarika ikinyabiziga. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo uriya murongo wera ucagaguye uburombereje hagati mu muhanda ucagaguye, uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo, ni icyo gihe uba ushobora kurenga uriya murongo ucagaguye. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramutse ukandika uwa papuro. Mbibutsa ko ukeneye kode utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufatira kode mu gihe kitarenze iminota 3. umaze kubona kode iyo ufite ibisabwa, indangamuntu hafi. Ukeneye kwiga turakwigisha haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, kajya mu kizamini bitakubera imbogamizi, ugakora rimwe uhita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntiwagenda uri kuvuza amahoni y'ibinyabiziga. Hari ahantu biba bibujijwe. Hehe? A, ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Birumvikana ni ahantu basengera. B, hafi y'ibitaro. C, hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari icyo cyukuri nta kinini be, hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima nta kibazo ufite, ukumva hari ukuntu bigenze. Hafi y'ibitaro harimo amarwayi byo biba bibujijwe. Ndakeka ko waramutamo be, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka. Abashaka kuzimwa mu bihe bihe: ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C, yari mu nsisiro. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari icyo cyukuri nta kinini be. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo urumuri rw'ayo matara maremare y'ikinyabiziga cyawe rudahoma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza bagusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kuzimya amatara maremare mu gihe ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga uri kugenda mu muhanda. Ndakeka ko waramutamo be, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ku byerekeye ayahe matara: A, itara ndangamubyimba. B, itara ryerekana icyerekezo. C, itara ndangaburumbarare. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari icyo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe uretse ku byerekeye amatara akurikira. Muri make ikinyabiziga nticyagira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe, ariko amatara bagiye kutubwira yo kiba cyagira arenze abiri. Kiba cyagira yahe arenze abiri? A, itara ndangamubyimba kiba cyagira arenze abiri. Itara ryerekana icyerekezo aribyo mwita ibinyoteri kiba cyagira arenga abiri. N'itara ndangaburumbarare kiba cyagira amatara ndangaburumbarare arenga abiri. Niyo mpamvu hano duhisemo ko hari icyo cyukuri ari D, niyo mpamvu tucyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uru ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Iki cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. C, birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D, parikingi. Ese hano urabona icyo cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari icyo cyukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, nukibona uzabona munsi yacyo haparitse abamotari cyangwa se haparitse abanyobozi b'ibinyabiziga, imodoka, ariko uba ubujijwe kuhagarara umwanya munini. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video narayibakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Kanda subscribe rero kugira ngo n'amasomo yose nzayakiraho ujye uhita uyabonera ku gihe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe? A, ibyapa biyobora n'ibitegeka. B, ibyapa biburira n'ibitegeka. C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cyukuri nta kindi ni se. Ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Kubera iki? Kubera ko yaba icyapa kibuza cyangwa igitegeka, iyo ukimara kugihitaho nibwo utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se kiri kugutegeka. Byo bitandukanye na biriya byapa biburira. Murabizi icyapa kiburira niba kiri kubwira ngo umuyaga w'intambike uzakibona mbere uze kugera muri ako gace karimo umuyaga w'intambike nyuma. Ariko ibyapa bibuza n'ibitegeka byo ukimara kugihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se kiri kugutegeka. Niyo mpamvu yawe bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi ikagaragara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Ese ni ubuhe bwoko bwa feri butuma imodoka igenda buhoro kandi igaragara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka aba yikoreye kose yaba igeze ahantu hacuramye cyangwa se igeze ahantu haterera? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe: A feri y'urugendo, B feri yo gutabara, C feri yo guhagarara umwanya munini, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni A feri y'urugendo. Noneho uburyo bukoreshwa mu gihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Noneho feri iba irimo mu kinyabiziga nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atarimo, aba ari feri yo guhagarara umwanya munini. Nibyo bibazo bitatu babazaho, babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya, ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habarimo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Abashobora gusimburwa n'ayo matara, hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri: A amatara magufi, B amatara ndangaburumbarare, C amatara yo guhagarara umwanya munini, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Bitewe nuko ibihe bimeze igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, bitashoboka ko umuyobozi w'ikinyabiziga areba muri metero 200. Aba bantu iyo bari kugenda mu nzira nyabagendwa, abanyeshuri cyangwa imperekerane, dutsiko tw'abanyeshuri bayobowe n'umwarimu, hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aze kubabona hakiri kare. Ese bagomba kugaragazwa ku buryo? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A imbere ni itara ryera ritwarewe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B inyuma ni itara ry'umuhondo ritwarewe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ubundi imbere bakoresha itara ryera, inyuma bakoresha itara ritukura. Impamvu tutahisemo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri nuko imbere bavuze ni itara ryera, yego nibyo, inyuma baratubwira ngo ni itara ry'umuhondo kandi ryagagombye kuba itara ritukura. Niyo mpamvu duhisemo A gusa. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko baramutse babihinduye wahita ubikora. Ugomba kumenya ko imbere bakoresha itara ryera, inyuma bagakoresha itara ritukura. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ukeneye kode utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufatira kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa uduhamagare tuze tuyikwigishe. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hoteli; B, ibitaro; C, ahagenewe kugwa kajugujugu; D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, ibitaro na C, ahagenewe kugwa kajugujugu ni ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubisanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ibitaro. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ahantu hari ibitaro. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Nukuvuga ngo cyavuzeho ni kiri muri metero 20, ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? A, amapikipiki; B, velomoteri; C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye; D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri niyo igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Nukuvuga ngo iyo uvugije ihoni ikiri muri metero 20 uba wabyumva. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, kigenda kigira ibikoresho byone bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Rero velomoteri yo igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni muri metero 20 ukaba wabyumva. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Nk'uko nari nabibabwiye, imbere haba hagomba kugaragazwa n'itara ryera, barira bitubwiye hano mu kibazo, naho inyuma bagakoresha itara ry'umutuku. Ariko baratubwira ngo iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo nazo hari ukuntu ziba zigomba kugaragazwa. Ziba zigomba kugaragazwa gute impande? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, itara rimwe cyangwa menshi yera; B, amatara menshi y'umuhondo; C, amatara menshi asa n'icunga rishije; D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Nukuvuga ngo iyo mirongo imbere hari ukuntu hagomba kugaragazwa n'itara ryera, inyuma ni itara ritukura,
ariko iyo uburebure burenga metero 6 impande zatwo nazo hari ukuntu zigaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga yishize. Ndizera ko waramutse D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje kusaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibihe binyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Ibinyabiziga bigenderwamo n'abana, B ibinyabiziga bigenderwamo n'abamugaye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigenderwamo n'abana n'ibinyabiziga bigenderwamo n'abamugaye bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye byo nta binyoteri bigira, nta matara ndangaburumbarare bigira. Mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rwaho, ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Ndakeka ko waramutse C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ariko murabizi ni ikinyabiziga gihagaze ku ruhande ku muhanda hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. Ariko bino binyabiziga bigendwamo n'abana n'ibigendwamo n'abamugaye byo ntago ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa se biri kwambukiranya umuhanda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'aya mabara asate: A ubururu, umweru, umukara; B umukara, umweru, umuhondo; C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara; D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A ubururu, umweru n'umukara. Kubera ko biriya byapa nyongera nubwo waba utazi kino kigaragaza ikibanza cy'ingano cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa, ariko uzi ukuntu ibyapa nyongera biteye bita bigufasha kwatahura igisubizo cya nyacyo. Murabizi biriya byapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano wavuze ngo ubururu bari kuvuga umuzenguruko w'ubururu, umweru ni ubuso bw'umweru, umukara ni ibirango biba bisa umukara. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wabona ukeneye iyo video y'ibyapa nyongera nari gukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Yandikira kuri WhatsApp nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2, nimero yanjye mba nayibahaye. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyamutira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka businegiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Bwo kunyurwamo gusa n'abandi. Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A abanyamaguru bashaka guhagarara kanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abanyamaguru bashaka guhagarara kanya gato igihe bambukiranya umuhanda n'abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A abanyamaguru bashaka guhagarara kanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mujya mukubona hano mu mujyi wa Kigali, ukabona mu muhanda mo hagati harimo nka jaride, ariko harimo n'ahantu uba ushobora guhagarara mu gihe uri kwambuka umuhanda ugahita ubona haje ibinyabiziga byinshi. Hariya rero niho bari kuvuga
hariya rero abanyamaguru ntabwo bamwemerewe kuhatambukira cyangwa kuhagendera. Hariya hahagarara abanyamaguru bari bari kwambuka umuhanda, bakaba wenda haje ibinyabiziga byinshi bakaba bahahagaze. Niyo mpamvu duhisemo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, niyo mpamvu tuyanditse wa papuro. Turabahisemo ndiza ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo hejuru y'aka kanunga ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni dodani. Hejuru ya dodani icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hejuru ya dodani none byagenze ute? Hano ibisubizo bine baduhaye. Nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. B, nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri. C, kunyura naho ibumoso birabujijwe. D, ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, na B, nshobora kunyura gusa ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano uramuritse kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Hejuru ya dodani kunyuranaho ibumoso biba bibujijwe. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tarabahisemo ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amasinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibipimo bingana bite? A, utarengeje metero 50. B, utarengeje metero 100. C, utarengeje metero 150. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Nibi ibinyabiziga byatonda umurongo ukarenga metero 500 babigabanyamo amatsinda bigiye nko mu butumwa. Iryo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kuba ritonze umurongo utarengeje metero 50. N'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ukaba ungana na metero 50. Ndizera ko waramustamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibiki biba bibujwe kubyongera ku kinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri? A, imitako. B, ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubabujijwe kongeraho imitako n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Nguvuge ngo iyi moto yanjye reka nongere ibintu by'ibisanduku mu mbavu, ibyo bisanduku bigiye bimfasha wenda kongera umuvuduko. Oya, biba bibujijwe kubera ko biba byabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, bikabangamira cyangwa bigatera ibyago abandi bagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa. N'imitako byose biba bibujijwe. Ndakeka ko waramustamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko waramuske yandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi, kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano ibisubizo bine bazahitamo kimwe. A, mu minsi 5. B, mu minsi 8. C, mu minsi 15. D, nta kiso cy'ukuri kirimo.
bibaye ngombwa ko bahindura ibyanditswe bireba nyiri karita, wenda se yagurishije ikinyabiziga biba ngombwa ko ibyari byanditsweho bihindurwa, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba amagambo cyangwa umubare wishinganye. None ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hano iso cyukuri nta kindi ni B, mu minsi 8. Ibyo bikorwa mu minsi 8. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Niba guha ikibazo neza neza kimeze gutya ariko ukabona batashyizemo ngo mu minsi 8, uzavuge ko nta kiso cy'ukuri kirimo, kuko bikorwa mu minsi 8. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi ko ikintu cyose nkiza ujye uhita ukibonera ku gihe, ko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufatire kode, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu aribyo mwita kuri kategori, niyo ku ruhushya rw'agateganyo aribyo mwita ngo ni provisoire. Ukeneye kwiga mudasobwa, yo kugufasha gutegura ikizami, twabigufashamo aho waba hose mu mujyi wa Kigali. Ukeneye mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi kuyimenya bisanzwe, nabyo twandike cyangwa duhamagare, ni kuri 0789351626, tuze tuyikwigishe mu gihe gito ube wabaye intiti. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare, ni kuri 0789351626, ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.